Dusome ijambo ry'Imana, dusome mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere turahera ku murongo wa 3. Haravuga ngo hashimwe umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ariyo data wa twese w'imbabazi n'Imana nyir'ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Dushimye Imana kuko twabaye muri iki kirori cya papa. Jewe yaranze akazanga ko mwita muzehe, aravuga ngo zamwita papa, kugeza ubu nyine ari ndaramuhamagara izina rya muzehe. Rero abashimiye abantu bose badutabaye, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Abashimiye abantu baturutse Musanze, niho nigira, Gisubizo mbamo Sauti, rabashimiye. Shimiye n'isoko abo dufatikanyije hariya Musanze, Imana yo mu ijuru y'umugisha. Kabashimiye umuryango wose, guhera kuri kaka gushika kuri mama n'urubyaro rwabo rwose, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Kabashimiye abanyamuhana bose bahano yuko mwatubaye hafi, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Rero kuvuga papa ntabwo nabishize mu bice bibiri, nubwo nanditse akadisikuru ko gusoma, niko namwandikiye. Akambere nanditse igice cyo kuhumuriza ubwoko bw'abanyamurenge bose, kuko ntabwo ari papa wanje gusa, b'abanyamurenge bose. Ikindi cya kabiri nandikiye umuryango. Itariki 17 z'ukwa gatandatu 2026, umusozi waracecetse, ikibaya kiratuza, ariko imitima y'abanyamurenge yuzura agahinda. Ingoro yaje nk'inkuba mu gihe cy'izuba, itwubwira ko Munyentwari atari kumwe natwe. Yari umugabo uhagaze mu gihe cyo kugwa, aba urukuta igihe umuyaga wahuhaga, aba ijwi ry'abatagira uvugira, aba ibyiringiro by'abari mu marira. Uyu munsi ubwoko burarira, ntiburirira umuntu gusa, burira intwari yitangiye abandi. Ariko abanyamurenge bene data, ntimwemere ko amarira yanyu ahinduka kwiheba. Abanzi bashobora gukomeretsa umubiri, ariko ntibashobora kwica ukuri. Bashobora kugusha intwari, ariko ntibashobora kugusha ubutwari. Nimugire ubumwe, nimukomeze umutima, kuko umurage wa Munyentwari utarangiriye mu gituro, ari mu ndangagaciro yasize, ari mu butwari yigishije, ari mu cyizere yahaye abantu be. Nubwo yaguye, intego ye iracahagaze. Nubwo yagiye, urugero rwe ruracavuga. Igice cya kabiri cyo nyandikiye umuryango. Muvyeyi, mugore, bana, bavandimwe ba Munyentwari, agahinda mufite uyu munsi kararemereye. Nta jambo ryasimbura uwo mwakundaga, nta muntu wasimbura se, umugabo cyangwa umuvandimwe mwabuze. Ijwi rye ntirizongera kumvikana mu rugo, inseko ye ntizongera kwakira abana be ku muryango. Kandi ayo ni amarira akomeye kurusha ayandi yose. Ariko nimwibuke ko urukundo atigeze arujana, yarusize mu mitima yanyu, yarusize mu nama yabahaga, mu rugendo rwiza yababeraga, no mu ndangagaciro yabatoje. Papa, hari byinshi nifuzaga kubwira,
hari byinshi nifuzaga kubwira, hari byinshi nifuzaga ko mbona nkora, hari n'inzozi nifuzaga ko tuzasangira, ariko Imana yemeye ko ugenda imbere y'igihe twatekerezaga. Nubwo nkiri muto, imbere y'aya marira, ndagusezeranya ko nzaharanira kubaho k'umwana wawe, nzaharanira kurinda izina wasize, nzaharanira kuba umugabo ufite indangagaciro wanyigishije, kandi nubwo amaso yanjye atazongera kukubona, umutima wanjye uzakomeza kukubona buri munsi. Nzahora nkwibuka, si ko wapfuye gusa, ahubwo nk'umubyeyi wakunze abana be, k'umugabo waharaniye abo yakundaga, k'umuntu wasize umurage utazibagirana. Intwari irapfa, ariko ubutwari bwayo ntibupfa. Ruhukira mu mahoro. Moise arakoze